hepfo baza bavuga nk'ibice nka bitatu iriya by'ikuzimu Yesu yamanutsemo arazingazinga asiribangiriye urupfu Satani iriya ngo ave kumubona yamamuha bibiri siko zatubwira yamamwaka yamamuha ifunguzo zose z'urupfu aramubwira ati ubutware bwose nagiraga arabubona. Uwo Yesu niwe tuzaduhamagara uko tubaye tuvuga tukamubwira ngo wewe urungurukiriya kubera ko ari wowe uzuvura imvune zo mu mutima. Urunguruke mu mutima wa Ntare, urunguruke mu mutima wa Madamu, urunguruke mu bakobwa, urunguruke mu bavandimwe buriya mwana, urungurukiriya wowe uzi kuvura imvune zo mu mutima. Kandi iyo yatibutsemo uwo munsi nagiye kwimanika yatibutse mu mutima wanje namamubona wese ndatekereza ko ari uwo munsi ndagiraho neretswe bwa mbere n'urupfu rw'umwana. Uwo munsi w'umwana waje niwo munsi neretswe namambona umuntu araza arambwira tukaza tuganira nawe akavuga ngo umpotore y'umwana ni wowe umuhodo atuka ngo atibuke nijo wabwirije mukiriyo umwana wanje tutaramushingura nimugoroba ba revera kado nije na revera twabwirije jira arahagarika timumva ko sara tutsa mutima mwajumije Yesu wenyine niwe Bibiliya yatubwiye ngo mba nararabye umunsi ba telefone Ntare taraba yaragize gute ngwiyata yatize iyati kwizera nirindi ishurirwa tuzaduhabwa niki nima. Semeno tade kwizera niki ishurirwa Imana izitibura mu mutima w'uwafushije ugahabwa irindi yerekwa abandi bataze kuza ngo kuriya ngo niko ntabwo ari kwa waje se ku counseling ubwo nahaha kwizera. Dawidi yari yahuye n'intambara zikomeye babivuze hano yapfushije umwana we aho Dawidi sebuka yaramuhiza aja kumwica. Dawidi yahuye n'intambara yarwanye n'idubu n'intare. Dawidi yahuye n'intambara z'Abafilisitiya. Dawidi yahuye n'ibyago bikomeye byari gutuma Dawidi yimanika nawe abari yahuye abayararabye abayarahungabanye. Dawidi aravuga ngo mba iyo ndaza kubwira ishurirwa ryo kwizera iki mwabwa ngo amen batubwiye Yobu barariyima ntiyabonye gana umurambo bari abana 10 inzu yaba takintu nakimwe keretse icyo Yobu yabonye n'umubiri w'uburyo ari kugenda wangirika abazavuga ngo nijuje kukubwira amakuru yo ubundi yaretse Imana ye yo ubundi yaretse Imana ye yo ubundi yaretse Imana ye nagize si byose kurwara ubusa kandi yari umukire utameze nk'abantu banone bari mu gukira abo baturanye bakicwa n'ubukene aturanye n'ubukire. Ariko yo ngo abantu bose kito batondaga na majerikani yo kuja gusaba amata ibiryo akartie yose ni kwayo abantu bose batari bishoboye ariko ayo ariko izo zose yo tigeze wahereza ikintu nakimwe kuma biriya bibazo tuzatwibaza nitwe yo nukubera nzambona ko wenda rukugira kwizera kuki niko nzambona kiza kituma tugira biriya bibazo tuzatwibaza ariko umuntu ufite kwizera kuri mu mutima niba utagira kwizera nushaka uzogenda usure mu kanyanga ihuriro ryacu dufitanye n'Imana no kuyizera
Bayibuli aravuga ngo utizera ntibishoboka ko niba utagira kwizera muri wowe uzosubira hariya hirya iyo wavuye. Dawidi aravuga ngo tuba twararuje iyo tutagira kwizera kuzareba kugira neza ngo mu isi y'ababa. Pasiteri mwene data yabivuzeho ngo abo bose bapfuye bagifite kwigeze kugabanuka ngo nuko babataye mu myobo ngo kwizera tikuza kurwara, kwizera tikuza gutitira mu ntambara mu gahinda, kwizera kuza guhora ari kwizera. Kwizera niko kuza kudushoboza gusuzugura ibitari iby'Imana. Kwizera niko kwatumye Daniel atinyuka gutabwa mu rwobo rw'iki. Kwizera gusa. Kandi yari yaganiriye n'Imana ndumubwira ati wewe wemera utibuke mu turi kumwe uransanga. Ariko kwizera ko ariko kubabwiye kumubwira ati ndi kumwe nayo. Saduraka bo baravuze ngo nawita kwizera. Ariko bari abahungu bari barari Imana barayirya soko kambushika gatako. Ukiza gituma turi mu kugira intege ngo twariye Yesu tumurya igice. Niko soko regada ngo ariko umuntu wariye Pasaka neza niko na Bibiliya zitubwira ngo yarababwiye ngo umurya umwana w'ihene mugire gute murangize. Nimubona ko mutawushobora mubwira abatu timubwira kandi nakamwe mugira gute ngo nimugasiga barabashinja. Kuko ryari itegeko rivuga ngo abatari umwana w'intama ngo basindi barangiza amaraso bayashyirara hano kubihamambira. Barabo bari itegeko ryo gushinja. Ariko abawe sokuru niho agazashinga ati kituma mubwira integeko Yesu mwari igice. Ariko uwariye Yesu neza akamurya wese akamumarira muri bo abafite kwizera gushika. Haleluya. Muvuge ngo amen. Amen. Abrahamu wari ufite uko kwizera ngo arangiza uwo murwa awureba ngo kure. Bibiliya ivuga ngo ahitamo kuzahora ubuzima bwe bwose abumarira mu ihema itente murayizi. Kwicana umuriro muze uko biza bigenda. Kwicana ngo ugiye guteka umwotsi aho nk'akana gataru ikaba nkikora kuri kigendo murabizi ibyo nasibyo ngiye kubigisha. Yamavuga ngo nzaba mu buzima muzi bugize konja igihe cyo mu rukerera cyangwa ngo muzi izuba ngo riravuye uyirimo ni iciza cya Yoseniki unyine zidukingira nk'imvura. Ariko ko muri ubwo buzima ngo nibwo buzima bwawe bwose uzobamo ariko ngo ahitamo kuzoba muri ngo kuko ngo yari yahishuriwe mu kwizera ngo arangiza ngo umudugudu ngo Imana yubakiye abera ngo irongerira dufite umudugudu bene muvuye ngo haleluya. Dufite igihugu Imana yubatse irongera iracubaka irongera irakirema igisubiramwo. N'ubu niyo yari twasoma n'ubu Yesu gataraza aracyari mu miteguro Yesu aracyari kwadutegurira. Bibiliya twasomye hariya muri Yohana Yesu kubera ko yari azi ko tuzopfusha. Yesu yarabizi. Yesu yarazi ko tuzopfusha kandi bene ibingibi bidutunguye. Yarazi ko tuzorwara, yarazi ko tuzokena, yarazi ko tuzohura n'izindi ngorane zitandukanye zo mu isi, z'ibibazo byo mu isi, intambara n'ibindi. Yesu ibyo yarabizi. Ngwaje gutandukana n'abigisha kubera ko yarazi ko bazosigara bahura n'ibishobora gukomeretsa imitima yabo. Yesu arababwira ngo ntimugahagarike imitima. Muvuge ngo amen. Yarazi ko hari ibintu bazohura nabyo bishobora kubahagarika imitima. Umutima uhagarikwa n'ibintu bitandukanye: urupfu, ubukene, intambara, indwara, ibibazo runaka wahuye nabyo zo mu kazi.
za bintu zose muza umuntu za stroke dini zaturutse wenda kubera kubibazo kuye nazo. Yesu ibyo byose yarasiko bizoshikira abakristo. Arababwira ngo bana banje, kubera ko ubuzima bwose abigishwa intumwa zabanyemo na Yesu nta kibazo bagi cyangwa gitibuka Yesu akamagi agikubita rugitana muzo kunta abigishwa bakesheje ijoro takindu bafatishije Yesu ngapfe gutima muzi amafi baroze uburyo barinze gutabaza abandi ngo baze kubafasha gupako. Muzi wa munsi kandi abantu baza kumvaho Yesu haya abwiriza ngo babona buragorobuze bugiye kwira, abantu ari benshi biriwaho ntacyo bafashe. Abigishwa ati sezereraga abantu urugoro batabona ko kandi hano ta soko riri hafi, wenda twokwiruka ta supermarket hano twokwiruka ngo tureba tubone. Yesu ati icyo kibazo ahubwo kiri muri mwe, nimwicaze abantu bagire discipline, mubicaze muri discipline murebe ko batari. Abigishwa kubera ubuzima babayemo bwo kubana na Yesu nta kibazo na kimwe bari bazi bashobora guhura nacyo cyo bahungabanya. Mwibuke Bibiliya iratubwira ngo Yesu yigeze guhamagara Petero, tubisoma hariya muri abwira Petero, aramubwira ngo Satani yaje kubansaba. Satani twagane hariya yambwiye ngo bambe ntiza iminota mike urebe icyo mbakorera. Satani arambwira ati kanya kanyabugabo ari ziriya mbaraga uzona nuko mwamuriko wewe iba gutandukana nabo gusa ubampeza iminota mike urebe ukuntu mbazinga hariya. Yesu ati aba bana ahamagara Petero arambwira ati Satani yabansabye, none ga ndashaka kugira ngo wowe ngusengere ngukomeze ukire kwizera, numara nawe uje gukomeza bageza araza kutugaragaza se turi kumwe nawe muzi uburyo Petero yihakanye Yesu. Bishatse kuvuga Yesu yarazi ingorane zizodushike nizi turi muno munsi, nicyo cyatumye abasigira uyamo. Arababwira ngo ntimuhagarike nimuhura n'ingorane n'agahinda nkaka, kubura abavandimwe, kubura abana banyu, kubura ababyeyi. Arababwira ngo ntimugahagarike iki muzanyizere, muvuge ngo haleluya. Nimunyizere, mwizere n'uwantumye. Mwibwari ya 11 muri Yohana havugwa amakuru ya Lazaro ngo yari inshuti cyane ya Yesu, inshuti magara. Yesu yakunda gutemberera iwabo, barasangiye, barasabanye, barajanye ku mustari, bakoranye imirimo itandukanye na Lazaro. Ariko ngo Lazaro arwaye, bashikiwe bihutira kuja kumenyesha Yesu. Yesu ngo amarara bihorera kubera ko Betania Yesu yari avuga ubutumwa, bamutera amabuye, baramutuka, baramucamba. Yesu abantu niki kizobemeza ko ndima, aba bantu niki kizobemeza ko navuye kuma, aba bantu niki kizobemeza ko ndi mu yandi magambo ndima, aba bantu nuko komba gukora igikorwa kizobereka ko ntameze nkabo. Nuko Yesu arabireka, Lazaro ararwara, Lazaro araremba, Lazaro arapfa, Lazaro baramushinga. Wamare kumushingura Yesu akoze kubigishwa ati tuganye Betania. Barabanje baratongana nawe, babaja impaka ati Lazaro arasinzira, aho niba asinziriye muri tazakanguka. Atoya Lazaro yapfuye, tugenda cyo kumukanga. Yesu ngo ahageze, Bibiliya iravuga Marita yabanje kwiruka aza gutega Yesu amurangije, ashikara mu gatariko nikabwira ati urasa n'umuntu watuhemuki. Urebye urukundo n'ubusabane twagiranaga nawe tukagutuma musaza wa ni nako birivuga. Haravuga ngo iyo uza kuba hano, iyo uza kugera hano hakirikana, iyo uza kugera hano musaza wacu akirwaye ntiyari gupfa. Nuko Marita ari kwankara taha, ngo amare gutaha arasubira, Mariya nawe araza. Mariya we ngo ashikaranarira, arabararira, bose bararize. Ni nawo umurongo mugufi Bibiliya ivuga ngo Yesu ararira.
muri Bibiliya yose niwo murongo mugufi Yesu arari nuko nyine uwo murongo uko ndawurangije. Yesu icyatumye arira suko yababajwe ko Lazaro yapfuye. Icyatumye ababara suko yarabonye ko bano bako yababajwe yuko abantu batamumenye, batizeye uwo ari we, batizeye imirimo yakoreye muri bo, batizera ko Yesu ashobora kuzura n'abapfuye. Bibi kuko ari ababwira ngo nimwizera muri bubona ubwiza bw'Imana. Arasubira ndetse yongera aravuga ngo nubwo umuntu yaba yarapfuye kuba turizera ko Lazaro azazigiye cy'umuzuko. Nimwizera ndugupfa njewe no kuzuka ndi n'ubugingo. Mbese ashaka kubereka ko no kuzura Lazaro yabikora ariko ntibabibona, ntibabisingira. Yesu ararira arizwa yuko abantu batizeye ko afite imbaraga zo kuzuka, kandi bari barabibonye. Yesu yazuye umwana wo kwa Yayiro. Yesu babonye akora imirimo ikomeye, yazuriye umwana wo mu murwa w'Inayini wuriya mupfakazi. Iyo ni imirimo ikomeye bagiye babona Yesu yagiye akora yo kuzura, ariko kugeza hariya mu gice cya 11 bari batarizera. Yesu niko kubihorera ati muje kunyerekaho mwamushinguye, ati databuja Lazaro nibyanutse. Yesu iyo yaje azabihembura bikagira ubuzima. Semeno haleluya. Yesu iyo yaje ibifuye bihabwa ubuzima, bihabwa imbaraga, bihabwa kubaho, bihabwa imibereho, bihabwa ihumure. Hari indirimbo turirimba mu ndirimbo zo gushimisha 108 no muri Okofi bamwe ivuga ngo nje ndumu igitero cyane makiravuga ngo nje ndumu Kristo. Ngo icyo ni ikintu kidagihumuriza, kidagikomeza wa mutima. Yesu yasize avuze ngo ntibagahagarika imitima. Ni ikintu kidagifata umutima wababaye wavuye mu gitereko kikawusubiza mu mwanya, kikawubwira ngo komera. Hari umuzuko wabera, hari ikindi gihugu cyiza twateguriwe, kitabamwo gupfa, kitabamwo gupfusha, kitabamwo gukenyuka. Ariko mu Kiswahili niho numvise bayivuze neza aravuga ngo mimi mu Kristo ni neno, kandi tuzi ko Yesu ni neno. Yesu ni jambo. Jambo wahoranye ni Imana, jambo wabaye Imana, kandi ngo ndabyaremwe kitaremwe nawe. Jambo yoherejwe kuri twebwe ari umucyo ngo aze kumurikira imitima yacu ihishurirwe Imana, aze kumurikira imitima yacu tubone Imana. Yesaya